Abakurikiye NIKAS TV show aho muri hose ndabasuje, abari mu Rwanda, muri East Africa, mu bihugu byose mu rurimi rw'ikinyarwanda. Twagira amahirwe yo kwakira umusesenguzi wacu Emmanuel. Bimeze gute? Ni fresh kabisa. Namahoro. Ibintu n'umutekano. Life imeze gute? Life gahunda ni CHOGM. Bose ino turi kuzikorera ko CHOGM ndumva ngo harimo akantu buriya ibintu hari abantu babyungukiramo cyane kurusha abandi. Nyine hari abantu babona ka opportunity nyine ukayakubona baragayininze cyane, ariko ngiye ntabwo irangira. Nagira kugeraho. None se ko mbona hari ibintu byinshi birimo biri gutuma abantu, niyo mpamvu nagusuye ngo tubanze tubiganireho. CHOGM ko hano hanze nta yindi nteruro, ni CHOGM. Imihanda yarakozwe, amazu aravugururwa, ibintu nyine gahunda nyine ni CHOGM. Abantu nta n'umuntu ukiri kuvuga ikinyarwanda. Subize ko oya njye nahuye n'umumotari njya kureba aramaze ngo where are you going. Navuga ati ibintu byarakaze. Gahunda ni CHOGM kubera yuko unarebye iyi abari subize CHOGM abari n'ubundi abari umuryango w'abantu bavuga icyongereza sibyo. Yego. N'abatakizi bakivuze nawe nandumirwa. Nanjye nageze aho ndavuga ati ibi ntabwo bisanzwe, kuko urumva hari umumotari wantwaye, ariko hari ikintu yambwiye nimba aricyo sinzi, ngo muri CHOGM hari abantu batoranyijwe mu bamotari, urumva bahaye ubutumwa, banahuguwe bazakora muri CHOGM. Bivuze yuko ibintu nari mpindishije, ariko ibintu mvuze ubwo urumva ndibyo. Aba batipe. Yego. Wabonye umuntu uri gucuruza amagi yambaye kositimu. Uriya muntu iyi business ahubwo niyo mpamvu nkubwiye, nyamara hari abantu babyungukiye. Mwenda twebwe urumva nk'abantu barebera hano hanze, hari umuntu wumva CHOGM gusa kumva CHOGM atazi aho biva niho bigana, ariko hano muri CHOGM ngiye hari ibintu byinshi zadusigira, kandi nawe wenda ubashije kuba warabonye cyangwa kumva cyangwa nawe warasuye urumva forum zitandukanye, ku buryo nawe buri muntu wese wabibwira CHOGM avuga ati koko iyi CHOGM ari kizadusigira. Guys, abantu bajya bagenda sibyo. Abanyarwanda tuba tugiriwe umugisha sibyo. Yego. Kugira ngo uzaye kumva ngo bano ba prime minister b'Ubwongereza, bano ba prime minister ba Canada, kugira ngo nyine bakore visitor, urugendo bajye mu bihugu amplis noneho nko muri Afrika, kugira ngo uzaye kubyumva. Ni nk'uko reba hari nimba ari Trump murabizi ni ajya kujyaho nyine muri za manda ziwe. Yego. Igeze murabizi nyine ni umuntu twafataga nk'umurasiste nyine agiye kwiyamamaza, ukazayibona heza abirabura sibyo. Noneho manda yiwe ijya kurangira, yagiriye uruzinduko rumwe muri zino za West Africa. Yego. Rumwe? Yego. Ubwo uri kumva ubundi nyine baba bajya aho ngaho za muri Europe mu manama aho ngaho muri za UN, ariko nyine urumva nko muri manda yiwe cyangwa mu gihe cy'imirimo yiwe habaho, urumva ntabwo haba habayeho cyane gusura nyine za Afurika sibyo, cyangwa ngo agire uruzinduko ahantu runaka. Urabizi nk'urugero nka Obama, reba nka Obama ukuntu aba yaragiriye nk'urugendo nko muri Kenya gusa, akaba yaragiyeyo ari umusenateri, uri kumva, akongera akajyayo ari
perezida. Urumva nyine ni igihugu cy'igisekuruza cyiwe, uri kumva? Yego. Ngaho banza wumve icyo kintu nyine, kumva ngo hari umuperezida nyine ufite inkomoko, for example nko mu Rwanda, sibyo? Noneho hakaza kubaho ufite inkomoko hano, nkazahagaruka nyine nyuma y'igihe kirekire. Urumva nyine aba ari ikintu nyine sinzi ukuntu babifata, ari n'iwabo, uri kubyumva? Ni ikintu kidasanzwe. Ibaze yaje kuri manda ya nyuma, yego, sibyo? Yaje kuri manda ya nyuma yiwe, yari amaze kuyobora manda ebyiri. Yego. Ngaho ibaze mbere y'uko ahagera, sibyo, umva igihe cyari kinyuzemo, noneho ahaheruka ari umusenateri. Umva haba harimo akantu. Noneho ni gute wowe umunyarwanda wavuga ati uno ntabwo ari umugisha nyine kugira opportunities, abo ba prince bawe nyine bakaza mu gihugu, uri kumva? Aba ari ikintu kiri big, gikomeye nyine, kubera yuko ni kukubwira, reba nk'uriya muntu imyaka aba afite. Yego. Kiriya gikomangoma. Kuki umuntu yitwa igikomangoma? Yarakuriye koko. Yego. Fata igikomangoma afite hariya ari mu myaka 70 kuzamuka. Nyine ndi kukubwira, nasomye ntuza nk'uko nyine uba wumva wamenya histoire z'abantu baba bakomeye. Ninjirira Elizabeth ndayireba nyine tu documentary. Bariya abantu nyine nari mbikomoje ku gikomangoma Charles. Kuri Charles. Nka Charles ni urambajije ati imyaka yiwe 70, ndaguseka. Kubera yuko reba Queen Elizabeth afite hejuru ya 90 na. Yego. Uriya muntu aba yarabaye mu muryango w'ibwami, sibyo? Nyine nkawe, nyine ibaze nkawe nyine uvukiye ahantu hakomeye, sibyo? Haba hari bubeho, uri kumva? Haba hari bubeho kuzavuka neza, kuvukira ahantu heza, sibyo? Uriya ntabwo ari wa mwana uvuka ajya ku ishuri n'amaguru, uri kumva? Kujya ku ishuri atariye, uri kumva? Niba arya kenshi, yitabwaho, uri kumva? Life yiwe nyine, imyaka yiwe igomba kuba myinshi cyane nk'iy'Abayapani. Yego. Nyine urumva bitewe n'ubuzima abaho, aba ari ubuzima bwateguwe, sibyo? Noneho ikindi nanone, uriya Queen Elizabeth, sibyo? Yego. Ni umuntu ibaze mu myaka amaze kuyobora imyaka igera muri 70 na. Yego. Urumva iyo myaka ukuntu ari myinshi, sibyo? Myinshi cyane. Ibaze nk'umwana we abayeho gute kuva nyine we, urumva yagiyeho afite imyaka 20 na. Yego. Ubuzima bwiwe aba yarabayemo, sibyo? Cyangwa ibaze umwana we igikomangoma cyiwe, sibyo? Ubuzima cyabayeho, yabayeho neza mu buzima bwose bushoboka, uri kumva? Buriya tazagituma nyine wenda abantu benshi ni nako baba babibona. Yego. Kubera ubuzima bwiza, ari no stress, tuma nyine n'imyaka yiwe igenda irushaho nyine, ntabwo nyine ashobora kugira nk'imyaka 50, akangana n'umuntu w'imyaka 30 w'ina, sibyo? Oya, nka mu Rwanda urugero, hajya umuntu w'imyaka 50 ukajya afite nk'imyaka 100. Kubera life iri depressed, ibibazo, uri kumva? Yego. N'abazungu baba bariho babayeho kuri, ariko turi mu buzima bwite bwa bano bantu b'ibwami, sibyo? Yego. Ubuzima nyine butuma habaho nyine imyaka myinshi, nyine yagira imyaka myinshi, kubera yuko nyine nta buzima bugoye yagize, sibyo? Nta gutekereza kwinshi. Ni yes, umuntu ni umuyobozi, sibyo? Ariko bariya mujye mwibuka, abayobozi baba bafite abanaliza
ntuza proje zabo sibyo, Yego. ababatekerereza sibyo, bitewe n'umushahara banafata. Yego. Umwana wiwe kwiga neza bihagije bitewe n'ubuzima bwiza nabayeho, umwana wiwe nawe ntaga mu stress sibyo. Yego. Urumva ntago na stress mu rugo mbaka amafaranga sibyo. Yego. kandi nyafite nizi nyafite. Yego. Nyine iwacu baba bama buri kimwe kugira ngo hatagira icyo nzabura mu buzima, bigatuma nyine mu mutwe mbaho nk'umuntu nyine ubaho mu buzima bushaririye bituma imyaka igira. Nyine nibyo nari mvuze nyine nshingiye nyine kwiriya kubwo buzima bw'uriya mucamasi. Yego. Kwa press. Ntabwo bari abantu baba barabayeho neza kubera yuko we icyizere cyo kubaho ari icyizere nyine cy'imyaka iri hejuru. Yego. Ikindi nyine ntagiye kure, twari turi kuvuga kuri opportunities, nyine amahirwe. Bwa mbere na mbere nyine urumva haba hagomba kubaho nyine kwakira umuntu ukomeye, igikomerezwa sibyo. Yego. Kandi nakubwiye yuko bariya bari abantu nyine bagenda gake, bajya ahantu nyine uri kumva usanga wenda bakubashye nyine bitewe noneho n'ukuntu icyo gihugu noneho ubusanzwe aba ari na cyiza sibyo. Ukajya kumva kuki aba nka perezida nka minisitiri w'intebe wa Canada buriya bafite ubushobozi burenze ubwa perezida. Yego. Byonyine igihugu cyonyine abayobora. Uri kumva none kuki nyine wumva yuko uwo muntu ntaba yavuze ati ngo ngewe ngiye kohereza umujyanama sibyo, cyangwa unyunganira aba ari uzaza, aba yakubashya akatendinga sibyo. Umuntu ibaze gufata nk'igihe umva ukuntu uwo muntu aba akomeye sibyo. Avuga ati ngiye kumara igihe kingana n'icyumweru mu gihugu noneho muri Afurika, kuko nk'ubu ntaguciye mu ijambo, CHOGM urabizi ko ihuza ibihugu byose bivuga ururimi rw'icyongereza. Ukabona ko mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ni ubwa mbere habaye, kandi ikabera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Haryo bushize yabereye hehe? Ntabwo biri kuza neza igihugu yabereyemo, ariko ntabwo biri muri Afurika. Ako ko bishobora kuba ari ibyo, ariko nyine iriya nama ikindi gihugu yigeze kuberamo muri Afurika imanza nimba ari Zambia, kuko munsi y'ubutayu bwa Sahara ni ubwa mbere ije kuhabera. Yego. ubwo nyine hariya ni munsi y'ubutayu bwa Karama. nibwo yari ije kuhabera. Urumva nk'u Rwanda nkatwe nk'abanyarwanda aho tuva tukagera, n'icyo ubona tuzahungukira cyane cyane. Ndashaka umbwire ku bintu cyane cyane ureba nk'abacuruzi. Urumva abacuruzi bwa buri munsi, abahanzi, kuko hari kuba ibitaramo bitandukanye ahantu hatandukanye, ababijyamwo. Ese u Rwanda muri rusange ruzungukiramo ki? Abakerarugendo bazaba baje, ko hari umuntu waje mu nama akavuga ati nzanajya gutembera ndeba ahantu hatandukanye, nzajya mu birori bitandukanye kugira ngo yonjoyinge icyo gihugu. Ese kugenda kwe nk'abaturage tuzahungukira iki? Cyangwa abafite bizinesi zitandukanye bakora tuzahungukira iki? Cyane cyane duhere nk'igihugu, urabona tuzahungukira iki cyane cyane? Urumva ko ni ibihugu 50 byonyine isi, byonyine isi dutuwe na miliyari 7 zirenga sibyo. Muri izo miliyari 7 zirenga, byonyine isi yose dufite ibihugu 190 sibyo. Mu bihugu 190, kimwe nk'icya gatatu cyangwa icya kane, ibihugu 50 birenga biri hano mu Rwanda. Urumva muri ibyo bihugu byo ni kimwe, tuvuge miliyoni z'abaturage hafi, kumva isi yose tuwe na miliyari 7 zirenga, miliyari 2 zirenga z'abaturage zikaba urumva abaho muri uwo muryango
baje mu Rwanda urumva ibyo bahagarariye ibihugu byabo hano mu Rwanda. U Rwanda rubona tuzungukiraho cyane cyane nk'abanyarwanda, n'umuntu wese wenda ashobora kumva ati CHOGM ariko ntamenye ati ni ayahe mahirwe u Rwanda ruzabonera muri yaba mu bintu by'iterambere, mu kumenyekana k'u Rwanda, kuko urumva u Rwanda urabizi ko abantu benshi bivuze u Rwanda benshi bumva amarorerwa yabaye, amahano yabaye, jenoside yakorewe abatutsi, ariko hari n'ayahe mahirwe tuzabonera muri iyi nama u Rwanda rwakiriye. Amahirwe arimo, amahirwe yo ni menshi. Habaho icya mbere cyo nyine hashtag ya mbere aba ari visit Rwanda, sibyo? Yego. Ntago nyine iyo wumvishe, ntago abo bantu nyine baba bati mu Rwanda ngo ibyahabaye, sibyo? Yego. Haba harabayeho kwiyubaka kuhagije, sibyo? Kandi biriya aba ari n'ibintu twabibwemo n'abantu baba batifuza wenda yuko icyo gihugu cyagira intera kigira, sibyo? Nanone kirya gihe hariho ikintu kiri low education. Yego. Low education nyine ntabwo nyine nabyita nk'ubujiji, ariko n'ubundi bwari nk'ubujiji, sibyo? Ku buryo nyine ubu ngubu nimba nta muntu utiga, nyine tuvuge yuko iki kera nyine nko muri za 2003 na 2004 abantu bize bibagoye kumva. Kera urabizi nyine umuntu ntiyanigaga kubera bya bintu baba birimo nyine ngo hazajya higwa ko ari runaka uno ntaziga, ariko nyine biriya bintu aba ari ibintu by'inyuma aho ngaho. Kera habagaho ibintu naguciye mu ijambo, habagaho ibintu byitwa bavuga ngo iringaniza, akajya kwiga bamwe bagahezwa, ariko urumva muri kuva nyuma ya 1994 kwiga buri muturage wese umunyarwanda kwiga ni itegeko ubishaka, kandi nta muragenda mukajya mu ishuri uko amanota uvuze ati nimba ari amanota 10 bazafatiraho kujya muri segonderi cyangwa 5, nta bazavuga ngo uyu ni bimeze gute na gute. Leta iba yarakuyeho mbere, hari nk'ukuntu wenda ku muntu nyine wize akarangiza imanite yiwe, ukumva habaho ikintu nyine cya mbere bashingiraga ku rwego rw'ubudehe. Yego. Babikuyeho. Urwumva noneho haba hari amahirwe kuri buri muntu uwo ari we wese. Rero kugira ngo biriya bintu nka biriya bibe, sibyo, abantu baba baza ngo binjire abandi mu mutwe banabakoresha ibintu, sibyo? Yego. Banabitarure. Nuko haba harabayeho nyine kwiga gakeya. Ubu ngubu ndi kumva umuntu wese uraza ukamubwira ikintu ukavuga ati wenda ashobora kuba hariho wenda akantu ko kubura wenda amafaranga menshi wenda nk'ayo twakabaye dufite, urumva? Ariko nyine urwego rwo mu mutwe rwiwe ruba ruri hejuru. Ntabwo yaza ngo akubibe nyine utuntu tw'udutiku nk'utwo ngutwo ngo mu nyangire ngo uriya wacu. Ubwo rero abantu bose barajijutse muri rusange. Barajijutse. Kuba umuntu yaza ngaze nyine akora ikintu cyose nyine yiboneye, ubu ngubu byakugora, sibyo? Noneho nk'ubu ngubu urumva nyine umva nk'iyo decision nyine iba yabayeho kugira ngo nyine abaperezida nk'abo b'ibihugu bikomeye biyizire, sibyo? Haba habayeho nyine kuba hari analize yabayeho, ukumva nyine bakavuga ati intoranwa nyine tu, uri kumva? Noneho reka nkumvishe n'ikindi kintu. Izo CHOGM wenda zindi ziba zarabaye kuri ibyo bihugu, hari nk'imyanzuro iba hari nka condition ziba zitarakazamurwa. Yego. Wenda ukajya kumva nyine kubera yuko buri gihe hazaho verisiyo y'ikintu, sibyo? Cyane. Ugasanga nyine bakavuga ati noneho ahantu twifuriza ko hazabera CHOGM icyo gihe turifuza ko hazaba hameze gutya. Yego. Nimba n'ibyo bintu bifuza yuko
aho hantu hazaba hameze gutyo. Iyo sura bifuzamo aho hantu, urumva bagiye kubanza bahagire heza, urumva? Yego. Iyo ni profi ya mbere. Tubanze tuhagire heza nyine tu. Yego. Urumva ako ni agaki, ako ni akantu ka mbere. Iyo niyo profi ya mbere bibayeho nyine, hakabaho gutegura nyine kuva ati twiteguye abashyitsi. Yego. Iyo niyo profi ya mbere. Profi yindi ya mbere irenze izindi ni contract, amasezerano, uri kumva? aba hagati y'icyo gihugu yabereyemo, sibyo? Yego. Kubera igenzurwa riba ryarakoze, sibyo? Kubera yuko hari nk'ahantu nabaga ngiye, uri kumva? Nk'ahantu nabaga ngiye akenshi najyaga kumva ati hagiye kubaho igenzurwa na RSS. Yego. iriya bodi igenzura tu. Urumva hari abantu wenda baba bazi yuko wenda iriya bodi nyine bishinzwe wenda nko kugenzura nk'ibinyobwa cyangwa produit runaka, na bino bintu ahantu hazajya hari bwitabirwe n'abantu nka bano b'abayobozi, yarazaga gukontorora. Yego. Kaza gukontorora. Urumva ni ibintu biba bikomeye. Urumva ikindi habaho contract, nicyo nari ndi kuvuga, ya contract igihugu kigirana n'ibyo bihugu bitandukanye, kuko haba haje ibihugu 50 birenga. Nk'ubu ngubu nko mu Rwanda ntihabaga ambasade ya Canada. Yego. Ako bigiye kuba nyine ugasanga umuntu agiye Canada, ugiyeyo nyine mu gihe uri nko kwa pranga n'amaviza nyine ibintu byinshi nyine, ugasanga nyine hajemo weakness z'amaprocess, uzajya ujya kwaka amaviza ujya nka TZ. Urumva nyine icyo gihe hari akantu nyine baba bumva nyine, kubera icyo gihugu nyine ubwo bwacyo kidafite nyine ya ambasade tu, yaba ari weakness nyine. Bose hari impamvu nyine, hari condition ituma nyine ya ambasade itaba. Yego. Urabona nka cyane cyane tugarutse nko ku gihugu cyacu, urabona hari ibi cyane cyane uvuze kuri ibyo bihugu bigira, ugasanga ngo nk'igihugu runaka gifite ambasade yayo mu kindi gihugu, ariko wenda tuwe example nka Ethiopia, bivuga ngo Ethiopia, urumva ambasade yayo iri muri Kenya, sibyo? Ariko iyo habaye nk'inama imeze nka gutya, ba nyir'ubwite tuvuge guverinoma iba yohereje delegasiyo zitandukanye, hari abaperezida bizira, hari ambasi baba bohereje, tuvuge niba ari muri Kenya, ariko iyo yaje hano mu gihugu, iyo ahavuye wenda tuvuge ati reka tugende noneho twirebeye igihugu, hari benshi yumvisha u Rwanda bumva ko nta mutekano haba, bumva ko ari igihugu nyine kitaratera imbere, urumva? Kuko bitewe n'abantu by'umutekano mbanza nta bantu bakibigiraho depatu. Aha. Ikintu kiri kiriya. Okay. Noneho ariko hari abantu bavuga ati icyo gihugu mutubwira kimeze gutya na gutya, wenda nta terambere ryaho, sibyo? Nta bwisanzure wenda mu itangazamakuru cyangwa ubwisanzure icyo avuga cyaka. Ariko iyo bahigereye, burya umuntu wigereye ahantu bitandukanye n'umuntu wumvishije ikintu. Burya inkuru witariye n'ukuntu wayibwiwe biba bitandukanye, ariko uri kuri yakubwiza ukuri kose. Urumva rero nk'izi njye murumva nk'inama iba yabaye ikabera mu gihugu nka gutya, twunguka ibintu byinshi ku buryo bwo kugaragaza isura y'igihugu, burya irakonta. Kuko ni nayo ibihari. Yego. Nayo ibihari kubera yuko wenda ukumva ntago hano nta kintu bari kwigira cyo kidasanzwe nyine kitubamo tu. Yego. Nyine nk'urugero nk'uko tuvuga ati reka twigire beza, wenda hano haba ibintu bya no security, ugasanga nyine ngo uwo munsi ngo twikarumye ngo kubera yuko hari ikintu nyine nk'icyo ngicyo kigiye kubaho. Ubundi ni ibintu nyine bisanzwe bihari. Nayo mpamvu nyine baba baragendeye kuri izo kriteriya z'abo bantu nyine basanzwe bavuga ati
ariko akantu k'umutekano ntabwo ari ibintu nyine umuntu ari kwiga ako kanya, nuko aba ari ibintu biba bihasanzwe. Si nk'umuntu se nka uriya muhanzi wo muri Nigeria, yego, nka biriya bintu aba yavuze, biriya boro nyine avuga ati ngeze mu Rwanda nahita amenya yuko ubundi wigereye mu Rwanda nkasubira muri Nigeria wahita ubona yuko muri Nigeria ari nk'ikuzimu. yego, nabibonye Rude Boy yabyanditse nye kuri status ye. Ukibaza rero nyine haba hariho criterias nyinshi kugira ngo ibintu baba baragendeyeho. Yego, ariko nyine kuko urumva ibihugu ni 50 birenga, ariko ntabwo ibyo byose bijye bigira amahirwe yo kwakira iyo nama. Urumva ko bitoroshye, nuko kugira ngo wakire inama hari ibyo bareba se bakavuga ati uyu yujuje ibi, kubona igihugu kizakira abaperezida batandukanye, abayobozi batandukanye bavuye mu bindi bihugu bitandukanye, ese umutekano wabo umeze gute, ese aho bazashyikira hari amahoteli ari ku rwego runaka yabakira, ese imihanda yaho ibikorwa remezo bimeze gute. Ubona n'u Rwanda ariko hari ibintu twagiye twungukiramo, wowe ntabwo ujya ubibona? Ako kantu nyine ko kungukiramo ni kwa kundi nyine nakubwiye ati nimba ahantu twifuza gukorera inama, sibyo? Yego, kuko kundi nyine baca umugani ati Imana ifasha uwifashije. Hari ibyo izaheraho, hari ibyo ufite kuko ari byo ngomba guheraho. Ntabwo bivuze ngo niba ngiye gukorera inama i Kigali ngo ngiye kubanza ngo nkipinge security yaho, uri kumva, ngo mbanze ngo ngire iki amahugurwa ngo ntanga ngo ku baturage, nyine ubone ngo ibintu byagiyemo ngo bishyirwamo imbaraga. Kuko icyo gihe nyine haba hagiye kubaho nyine bya bindi nakubwiraga, kwigira abo mutari. yego, ariko nyine kubera yuko nyine hariho bitabagoye kubera ko bavuga ati iyo security hari nyine kuba ubona nyine ahantu hasa neza, uri kumva. Natwe none ahantu twifuza gukorera iyo nama hazabe hameze gutya. yego, duhereye ariko ku bisanzwe bihari. yego, duhereye ku bisanzwe bihari, ariko nyine akavuga ati bizagende gutya. yego, niyo mpamvu nyine abantu nyine habaho nyine iyo kugira ikintu nyine bamarira icyo gihugu nyine kugira ngo nabo habasheho kuba imyiteguro. yego, niyo mpamvu wabonye urebye nka Kacyiru hari hahoze gare, ubu hari imihanda mishya, bubatse imihanda myiza mishya. Wareba Kicukiro ukuntu hameze, ukuntu bahavuguruye, ariko rwose hatararangira aho hose, ariko urabona ko hari impinduka zabaye ku gihugu. Urumva none tugaruke ku myidagaduro. Ku myidagaduro igihe cya CHOGM urayibona gute? Abahanzi bararyoshye. Abahanzi barimo ziriya performance ibindi nzibona hanze, ziriya show zo muri Amerika zo kubona umuntu akaza agahita agenda akareba nk'ahantu hari umuhanda munini tu, yego, agahita ashingamo stage, yego, akahakubitira koko. Bintu mbizi gakeya nyine, gusa nyine buriya nyine nimba ari bibaye nzi yuko buriya nk'ahariya za Biryo, hano za Gisimenti, buriya niko naho bizakomeza kugenda. Buriya nyine iriya ID urabona ko yaje vuba, kumva. Ariko nyine hari umuntu hazasigaraho no kwigira ku bintu nyine kuri boro zabayeho nyine za CHOGM, nyine abantu baba bati tugenda dukubitire za Gisimenti. yego, hariya za Gisimenti, hano za Biryogo hariyo umu DJ wa hatari. aba DJ beza ku rwego rwo mu Rwanda kabisa, barakubita kubita kandi akabona yuko ari ibintu abanyarwanda bari kwenjoyinga kabisa. aravuga ati audience iri hano, audience iri hano, umuntu aba agomba kuyiprofita, sibyo? Umuhanzi uba ugiye gukubitira show hariya agomba kuyiprofita
audience biri hariya kabisa ati njyewe rwose none se ubu nka wareba nko niki abahanzi bizabasigira ku buryo bwa mikoro cyangwa kumenyekana, kuko urumva uko ujya show buriya z'ubuntu akenshi uzarebe haboneka abantu benshi ntabwo aba ari ubu. Yes, haboneka n'abantu benshi uri kumva, kubera yuko habaho kuriya wowe urumva CHOGM nyine bo leta hari amafaranga, ntabwo urumva haba habayeho deal. Yego, haba habayeho deal nyine ukaza ugakubita icyo kiraka, ariko nawe icyo kiraka nyine abantu babona yuko bajemo kwinjiramo ari nk'ubuntu, nkawe nk'umuhanzi cyangwa nk'undi muntu wese waje gukora nyine event runaka nyine yego ugomba kwiyegereza uwo muntu ku buryo no gutaha, sibyo? Yego, hakaba hari nk'akabanga umenera abantu ku buryo umuntu asa nk'ukwiga nyine usa nk'umwigarurira, uri kumva? yego, kubera yuko ukumvisha yuko umuntu nyine aba agomba gukunda ibyo bintu, ukamwereka uri we nyine, niba uri umuhanzi, niba uri umukomediye uri murigaragaza aho ngaho. Nanone niyo habayeho show nk'iriya, ibihugu hakabaho nyine gusinyana, uri kumva, bigufasha no gukora amatuwa runaka nyine, kubona ibyangombwa mu buryo bworoshye. Numvishe nka Omare hari ahantu ngo yari agiye gukubita nimba ari hehe, ngo bamwima visa. yego, uri kumva? none ubwo urumva ubutaha ntabwo uzajya uba ugiye nko gukorera igitaramo runaka, uri kumva? nyine uvuga ati kwirukanka mu bintu by'ibyangombwa, ibintu nyine oya. noneho haba habaye no kugira ute no kwereka abo bantu yuko bazajya bajya hariya mwa biriya bihugu, uri kumva? kumva niyo gahunda ya Visit Rwanda, abantu bazajya baza, kubera yuko nk'abo haje abaturisite, yego, batandukanye. ubwo ukazajya baza ahantu igikomangoma cyagiye, why not? abantu nyine bajyaga bumva, hari n'abantu baba bahaza, yego, sibyo? ariko se kubera icyo atahaza, hari ibintu nyine atari kumva neza, yego, ariko kubera yuko bati ahantu hageze minisitiri w'intebe wa Canada, yego, aho hantu hari kiya cyane, ahubwo uri kumva? noneho nta nubwo ari na bya bintu hano haba hari amatangazamakuru, uri kumva? ibinyamakuru byinshi bya BBC, uri kumva? kwa kundi abantu ubundi hano igihugu kiba kigiye kuhindukira kabisa. yego, urumva rero hari urebye nk'abahanzi, urumva umuhanzi ugiriwe amahirwe yo kuza gukora igitaramo hariya muri festival ziriya forum ziba zabaye, hari uburyo bwinshi buriya nuko abantu wenda baba batabibonye. Hari uburyo uba wabonye bwo kwiyerekana, sibyo? Hakaba ikindi cyo kuba wahakura connection. Tuvuge ngo buriya abantu baza mu bitaramo buriya ntabwo bose aba baje kubyina cyangwa kureba, sibyo? Haba hari uburyo bwinshi butandukanye kuba abahateranye abantu batandukanye. Hari abagenda basinyana n'ibigo binakomeye cyane. Yego, urabizi ko buriya hari abantu baba baturutse tuvuge wenda mu bihugu byo hanze, ashobora kuba yabona dire nk'umuhanzi w'umunyarwanda, bakayabona bavuga ati ariko ko mbona umuziki ukunzwe, cyangwa ko mbona ari ibintu, hari n'ukuntu umuntu abona wenda tuvuge nka bike arena, yego, akavuga ati hari nk'ikintu runaka nka Heineken, yego, hari nka fondasiyo runaka ibikomeye, reba nka gutya uriya nuza Bill Gates, uriya mugore wa Bill Gates ubu uri nk'ina, sibyo? ati nka fondasiyo ya Gates, uri kumva? ishobora kuza igahita wenda
yitirirwa BK Arena, hakavaho BK Arena kubera ko urabizi iriya ni amasezerano, uri kumva ariya amasezerano ashobora kurangira, uri kumva, cyangwa hakabaho nanuza nka subsection, uri kumva, hakabaho subsection y'iyo BK Arena wenda ikagabana n'iyo ntuza n'iyo foundation, nk'uko wumva yuko yitwaga Kigali Arena, hari n'indi arena yo muri South Africa yitwa Coca-Cola, kandi ubwo iba yarabanje ibyo bintu biba bifitanye amasezerano runaka, ubwo noneho kubera iki wenda nko mu Kinigi, urabona haba amahoteli meza, kumva hariya ni ahantu hajya ibihumbi n'ibihumbi by'abaturisite kandi banarenze, kubera iki ngewe nyine hakaza nyine wenda nka group runaka cyangwa company kavuga ati nk'ahantu mu Kinigi hagiye kuvaho wenda izina rya Kinigi, iryo zina rya Kinigi rigumane roko, abantu wenda bo mu Rwanda ubu nyine BK Arena, sibyo? Abantu n'ubu batarabyakira bakiri muri Kigali Arena, bavuga BK Arena ntamenye ibyo ari byo uvuze, noneho tukazatuvuga ati kubera iki hatabaho wenda nka RWUNGUKIYE ifate wenda nka kariya gace runaka wenda ijya hahitirirwa, ugasanga nyine habeho no kubakamo izina kubera yuko hajyayo abantu batandukanye, nyine impande zose hari abantu benshi. Iyo urebye n'imikino ihabera, event zihabera nyinshi zitandukanye, urumva nka Kigali Arena, urumva kuba yitwa BK Arena nuko buriya yaba nka guverinoma urabizi amafaranga iba yinjiza, kurumva BK Arena zino za bari ziba zarabe ibaze ko hari ziba zarabaye Dakar, zarabereye Cairo, urumva kubera iki baba barahisemo finali zabera, byanga byakunda aho hantu haba harenze, sibyo? Hari n'ukuntu hashobora nko kuba nk'umukino runaka, hashobora kuba nk'umukino runaka zino za NBA, akazapresiza ubundi mwareka finali kabera muri arena, urumva kubera yuko nyine izi nama hari ikintu nyine hari amakontra aba agiye kuba ntago aba ari muri leta gusa, n'abashoramari bagiye kwiyongera, abashoramari baba bagiye mu bintu bitandukanye, cyane cyane ureba nk'ubu nk'u Rwanda rwafitanye na bare amasezerano y'imyaka 3 yikurikiranya ko finali zabera hano mu Rwanda, urumva nk'ubu hagiye hashobora kuba bitewe n'imyiteguro, nka bwa mbere bari bara mu Rwanda kuva ku mukirina kugeza kuri bouncer kugeza kuandika amanota kugeza bose bari baturutse hanze, bare ya mbere yabereye hano mu Rwanda, ariko byarahindutse ubu noneho bare yabaye ejo bundi mu Rwanda, usibye hari umunyagana n'ibata mu Nigeria umukirina bondi ibyo uza guhanagura ibyoya iyo bari gukina, usibye we wenyine ibindi byose n'abanyarwanda basigaye babitegura, urumva nyine uri kumva abarefa, aba bantu baba bagenzura ibintu by'imikino, sibyo? Rega habaho impamvu ino mikino nyine iba ari urwego rukomeye ku rwego rwa Afurika, sibyo? No nyine urumva nyine bare nyine basket African League, uri kumva urumva ni league irenze ya mbere muri Afurika, iyo tuvuge ni urugero ariko wenda nka Mozambique cyangwa Malawi cyangwa nka Burundi, ukumva iyo batagize urwego, iyo batakiriye nk'iyo bare, ukumva umurefa waho ntago aba afata inyigisho nk'iz'umuntu uzakira uzayobora event irenze, uri kumva nyine
ntago ntago aba urwego rw'imiprofesiyoneri yiwe, kubera yuko bino bisigira abasifuzi bo mu Rwanda CV irenze. uri kumva iyo ugize nka CV irenze rero nko mw'ibyo bintu wenda byo gusifura sibyo, ejo bundi uzajya kumva wenda habayeho rokitonoma muri NBA, ugiye gusifura iyo muri NBA, icyo gihe urwego rw'imishahara ruzazamuka ubundi kwikofa naho cyane tageti ya mbere ibiri sibyo. Wenda n'izo sivura zibitse ariko haba harabayeho n'urwego nyine rw'izamuka rw'imishahara sibyo, kubera yuko nyine izo events ziba zatoranyirijwe kubera iwacu sibyo. Hari ibikorwa byamamara mbere yuko umukino utangira, hari abahanzi banyuraho bakaririmba, kandi biriya bintu ino mikino binyura kuri za ESPN na TV arenze za NBA iziyerekana nyine ku makanari arenze. Hakabaho ku cyicaro cya kanari wenda nka studio yayo ibiri, uri kumva hakabaho analize nko kubona habaho analize yo muri za UEFA zino za Champions League zisanzwe, uri kumva umuntu akaba yanalize nyine ibintu biri kubera i Kigali. Icyo gihe haba hagaruka rya zina ry'igihugu. Icyo gihe nimba ikintu kigiye kunyura kuri ESPN, uri kumva nk'uko ubona ba kamera kabiro nyine babanje gutaramira nyine iriya final UEFA Champions League, uri kumva twese twari tubiteze amaso sibyo. Tuvuga ati nk'umuhanzi runaka ugiye gutangira umukino, uri kumva ibaze iyo unyuze nko kuri ESPN, unyuze kuri TV irenze, n'isi yose irakureba. Urumva iyo mikino kugira ngo ize kubera hano hari criterias tuba twujuje sibyo. Bakaduhitamo ko byabera iwacu, uri kumva. Kandi nyine nakubwiye yuko habaho no kwitegura hari ibyo babagenera ngo mwitegure sibyo. Urumva abarefazi bacu baba bari ku rwego rurenze sibyo. Hari icyo bisigira umukozi wo muri arena, uri kumva. Ati kubera kwakira abantu bo ku rwego rutandukanye, ubwo nawe uzajya ujya hariya uri intellect, uri kumva uri umuntu uri interested by kw'ibyo bintu, ururimi ruri hejuru. Amahoteli y'i Kigali icyo gihe yakire, cyangwa y'ahandi hantu hasanzwe habera ubuturiste, nyine umukozi ujyamo aba avuga ati hari urwego nibuze rw'indimi ndiho. Ushobora kuba navuga Igiswahili, Igifaransa, indimi nyine ziri ntoza ziri populative kandi mbivuga neza. Icyo gihe urumva ibintu biba biri kuri standard, ukumva kubera yuko tuzakira abashyitsi runaka, amahoteli agomba kuzamura urwego nyine. Ukaba ati ni umugani nyine, umuntu nimba nakiriye umuntu wo mu Bwongereza ntabwo agomba kuza ngo arire muri Mukuru. Ukumva nimba nakiriye umuntu uvuye Canada ntabwo agomba kuza muri hoteli, resitora, bare runaka, uri kumva. Nyine bune igihugu nyine ahantu hahora hari update, kubera yuko ubwo urumva nimba twakiriye CHOGM, uri kumva what's next. Ubutaha ni iki? Ni za UN, uri kumva n'ibindi bintu birenze, uri kumva andi manama, hano hazaza amafoundation arenze, uri kumva. Abashoramari urumva ko bashobora gushoramo imari zitandukanye bitewe n'ukuntu babonye igihugu, ukuntu batembereye. Amasaha yose urumva ko mu Rwanda urabizi ko amasaha 24 ugenda ntawe ukubaza icyangombwa, ntukubaza ngo ugiye hehe, warara ugenda, waryama mu muhanda, ntawe ukubaza ati kuki uryamye mu muhanda. Ushinzwe umutekano ushobora kuza kuvuga ati uyu muntu wenda yasinze, akaba yanahagarara. Kuko hari umushuti wanjye muri Australia yeze kunywa arasinda, ureba hano ku Gishushu hafi ya Feruje, arangije ari kuva mu kabari nyine. Hari akabari kaba hirya hariya
Korea sinzi ntabwo niba ukuntu babita kazana nimba ari kazana sinzi iri hirya uri kugenda Nyarutarama araza ageze hariya biranga icupa yarisomye kandi nijoro nta moto ari kubona cyangwa ikindi kintu ariko arafite ibihumbi 300 by'amadolari mu mufuka uko yakaguye yabyutse gusa ko kundi hagiye akabeho gukubita buri gucya nka saa 11 abarakangutse abona iruhande rwe abona umupolisi yikabakabye mu mufuka asanga nta natanu bamukuyemo arambwira ati rero natembereye ibihugu byinshi ariko ubwa mbere nasinda nkagwa amafaranga yanjye nkasanga nta n'uwankuyeho n'igiceri gipfumuye nyine ubwo urumva haba hariho nyine n'icyo bita kwenteroga nyine kugenzura yego nyine akavuga ati aha n'ibyo bihugu byose nagenzemo hari n'igihe wenda baba babikoze by mission kugira ngo icyasha kijye ku icyo gihugu nyine umuntu avuga ati nta mutekano icyo gihugu kigira nta mutekano uhari kubera yuko urumva ati nagenze ahantu henshi nyine ndanywa nagira ute uri kumva yego maybe n'ayo mafaranga ashobora kuba ari amafobs yego ari amapirato nyine kugira ngo umuntu ayatware uri kumva yego ariko nyine icyo gihe hari n'isura ubugaragaje ariko ibaze wenda aracyayafite uri kumva arongera arabyutse arayasanga uri kumva ashobora kuba ari ayanyaye cyangwa atari ayanyaye ariko wenda hari n'igihe baba baje mu igenzura yego kugira ngo bavuge ati ubundi aho hantu tuba tuvuga reka turebe ibyaho usanga wenda n'umupolisi arayatwaye sibyo cyangwa undi muntu umunyuzeho ugasanga utwaye n'amafaranga atari n'ayanyayo sibyo cyangwa uranandavuye n'ubundi baragufashe niba ari n'ayanyayo kubera ko nyine leta yacu igikora n'akazi gakomeye nyine abantu bagize nyine ikintu cyo kubura amafaranga yabo nyine bakanayasubiza uribwa hari ubushize wabonye itangazo ryabayeho rya polisi y'u Rwanda ivuga ati ko hari amafaranga yatoraguye urumva hari umupolisi uriya muhanda uva kuri Kigali Hills ugenda ukomeza ujya mu mujyi hari hafi ya convention hari amafaranga batoye menshi miliyoni hafi 3 zirengaho n'ibihumbi batanga itangazo bavuga ati umuntu waba warabuze amafaranga yaza akatubwira amafaranga wenda yabuze kuntu yanganaga gute yarangahe urumva bakubona ni miliyoni 3 kandi z'amadolari yego cyangwa ari iz'amaganda yego ukaza uvuga ati gusa nyine urumvikana urumva rero ahita avuga ati ikikwera kuntu igihugu cyacu nyine kiri smart urumva umupolisi yatoraguye yarafite uburenganzira bwo yatoraguye agenda akayarya ariko yatoraguye yajyana kuri polisi urumva ku cyicaro barasakisha umuntu waba warataye amafaranga yaje kuboneka umumama wayataye hafi miliyoni 4 hafi 5 zirenga uko nyine ubu byahareba bisaba ikimenyetso kuvuga ati wenda nataye amafaranga ari miliyoni izi nizi narenga haye ko ntabwo bapfa kuyaguha uko buri wese hariya buri wese haba haboneka abantu benshi haza abantu baje bavuga ati amafaranga n'ayanjye n'undi akavuga ngo n'ayanjye n'undi akavuga ngo n'ayanjye ariko uzi ufite ibimenyetso nyabyo akayahabwa urumva ko hano hari umutekano urumva haba hari amakamera icyambere cyo ku mihanda myinshi yo mu Rwanda urumva barebye ko kuri kamera polisi y'u Rwanda ibona ko hari umuntu uri kuri moto wataye amafaranga urumva rero baza gukontorora baza kubaza ngo barebe nyirayo aza kuboneka urumva iryo kamera za surveillance zikora akazi gakomeye cyane hari n'abantu baba bazi ko zidakora hari abantu babona ari amakamera yo ku muhanda akavuga ati ni umurimbo ariya makamera akora ibintu bikomeye cyane umva biteye ubwoba noneho hano tukiri muri CHOGM turayivuga ibyo abahanzi bazungukiramo urumva urwego rw'amafaranga bazayabona ari urwego rwo kwigaragaza bazagirirwa amahirwe yo kugira icyizere kugira ngo baze kuririmbira abashyitsi n'abanyarwanda bazaba bahateraniye abazahakura contact abazakorana n'abashoramari wenda bazamenyana bakaba babashoramo imari mu buryo butandukanye ari uburyo bw'amafaranga cyangwa ari uburyo bwa poromosiyo zitandukanye ese abacuruzi abafite amahoteli abafite amaresitora abafite bare abafite amamodoka abamotari
urabona ubu se abacuruzi, abamotari n'abandi bantu bose bakora mu ruganda byerekeranye n'ubucuruzi mu bintu bitandukanye, yaba amahoteli n'ibindi byose, urabona bizaba bazungukira hehe cyane muri iyi nama ya CHOGM izabasigira? abacuruzi bo biba bigomba, kubera yuko biba bigomba kuzaberamo inyungu, kubera yuko urumva nimba hagiye kubaho habayeho inama nk'iyi, habaho nyine gusinya aya masezerano n'ibihugu runaka, hakazajya habaho ubuhahirane. Yego. Iyo habayeho ubuhahirane hazamo, urumva hari ibintu nk'ubu ngubu hari nka karite y'ikintu udashobora kubona, sibyo? Yego. Hari kuba wumva yuko igihugu kimwe aricyo cyakugemurira, urumva hakabaho ese umunsi icyo gihugu byagenze gutyo, wenda niyo hatazamo umwuka mubi w'ibyo bihugu bibiri, ariko nk'umunsi icyo gihugu kizaba kidatekanye cyangwa harimo nk'icyorezo runaka, harimo wenda izamuka ry'amafaranga yabo, intambara, ukumva ubutaha tuzahahira hehe? usanga nyine habayeho ikintu cy'imbogamizi tu. Yego. Warera nk'ubu ari tugarukiye nk'icyorezo, uvuze ku byorezo bitandukanye, nk'icyorezo cya covid cyabayeho. Wareba covid yabayeho, habaho ikintu cy'inkingo. Urabizi kwere inkingo, urabizi kuntu habayeho intambara itoroshye ku bihugu bikomeye n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere, nuko nabyita, cyane cyane nk'ibihugu byo muri Afurika, ibihugu bikennye, ibihugu bifite ubutunzi bukiri hafi. Urabizi ukuntu byakubititse, urabona ko habayeho nk'ibintu by'inkundura. Nk'aho muri CHOGM numva nuko icyo kibazo nk'umuntu uyoboye OMS ubonye ko yaraje Tedros yaraje, ariko nuko ntabaye ngira nk'amahirwe yo kujya hariya nari kumubaza. Ureba ubu ibyorezo bihoraho, ntujye kuba kuba icyorezo cyaraje cya covid ntujye ngo kuko hagiye habaho ibyorezo bikomeye. Hari icyorezo cyeje kuzaho cy'ibicurane by'ibiguruka, hari icyorezo cyeze kuzaho cy'ingurube, ibicurane by'ingurube, uruzi ko byahitanye abantu benshi cyane. Hari ibyorezo byagiye biza bibaho ubushita bwahitanye abantu benshi cyane. Urumva nk'ibyorezo ku isi ntabwo bigomba gushira, kuko nk'ahantu ubundi ahantu tuba tugiye nyine nk'ahantu twicaye cyangwa duhagaze gutya, haba hari bagiteri nyinshi zitandukanye ziri kutuzenguruka, kuko twe tutafite ububasha kuko twazibonesha amaso yacu. Urabona nk'ibihugu nk'ibi byateranye, hari ikibazo nari nko kubaza muri forum hariya yabayeho bari kuvuga ku isi yacu. Urumva hari ibi byorezo byagiye biba cyane cyane, urabona ko tuhora twiteguye icyorezo ko hacu kuza icyorezo kindi gishyashya kandi gikomeye gifite ubukana. Ese ibihugu biri mu nzira y'iterambere, ese ibihugu biri hasi, ni iki izi leta twakwita ko zikomeye, kuki batakumva ko aba bavuga ijambo ntirigere hejuru, ko hari ibihugu nka Nigeria iri mu bihugu 5 muri CHOGM bivuga ijambo rikijyana, bifite imbaraga zidasanzwe. Urabona ni nk'iki cyabaho ku buryo ibihugu byashyira hamwe, hajya haba nk'icyorezo bakumva ko igihugu kiri hejuru n'ikiri hasi byangana nk'uku nkingo. Udupfukamunwa warazi ukuntu twaje kuba intambara, ibihugu byagiye biturwanira iba imari ikomeye, kutubona warazi ukuntu byageze aho bikaba ikibazo. Urabona nk'ibihugu, urumva ibihugu 50 birenga biba ari byinshi, ni ibihugu kandi bifite imbaraga zitandukanye ku rwego rw'isi. Ese ni iki ubona cyakorwa ku buryo ibi bihugu byashyira hamwe, ku buryo bazaba bashyize hamwe ku byorezo, ku byerekeye iyi si yacu dutuye? Urumva hari ibihugu binsi bimaze gutera imbere ku rwego rwo ibihumanya ikirere. Urumva inganda buri munsi, buri gihugu kigira inganda zirushanwa gusohora ibintu bitandukanye, product zitandukanye. Hari amamodoka, hari abasohora ibintu, inganda zitandukanye zikora ibintu bitandukanye. Urumva ibihugu biri nkaho biri mu marushanwa. Ese nk'ibihugu biri hasi ubona ari iki byakagenewe cyangwa n'iki cyakabayeho ku buryo ibihumanya ikirere ingaruka nabo zitabageraho
nimba zanabagezeho ese bafite ubuhe buryo bwo kwirinda ihumanya ry'ikirere ririho ko inganda buri munsi ziravuka ibihugu biri kurushanwa kugira zose ziba zishaka inyungu zigiye zitandukanye tuvuge nimba ari imiti ese nimba habayeho icyorezo nimba ari imiti ni guteza ibyo bihugu byahita bibona imiti ku buryo bworoshye ku buryo hatabaho kugira ngo ibihugu bimwe bitsikamire ibindi ubona ari nk'iki cyangwa mu nama nimba waragerageza kumva niki ngene ari kubasaba cyane nicyo nari kubasaba ku buryo twashyira hamwe ku buryo imiti buri kimwe cyose nimba ari urukingo runaka urumva ko hari ibihugu bya kubona inkingo byabaye ikibazo ibihugu bimwe bikikubira bikomeye ibiri hasi bihura n'insanganya n'ibibazo bitandukanye ntago haba habayeho kwikubira sibyo yego wenda hari ukuntu ushobora kuba ufitanye umubano n'umuntu runaka ntaguhe iyo ntuza ntaguhe iyo sapoti yego nyine iyo ayiguhaye nibwo wenda haba habayeho kwikubira yego ariko hari n'ukuntu yesi ndakize ariko nyine nta buhahirane dusanzwe tugirana bukomeye sibyo yego ukabona nkavuga ati se niba ndi umurusiya sibyo yego hari ukaba ujya kugurira inkingo kubera yuko ntabwo ziriya nkingo aba ari ubuntu yego ukajya kugura inkingo muri Amerika yego urumva icyo gihe nta kintu nyine isoko rya ba bantu bawe nari nkeneye ntabwo wari impaye sibyo yego kandi wagiye kuzigura ahandi utanifashije yego urumva maybe nihabaho uruntu rumeze ukuntu rwa conflict runaka cyangwa nihazaho n'izo ndwara dore ko ari twebwe ziba zikunda kwafekita cyane ukumva yego yaba nka Ebola nyine iza nko muri Congo yego bwa buhahirane nakubwiye nyine habaho ikibazo tu bazatubuza kujya hari Goma kubera yuko hari ikibazo yego ubu ntiwajyayo kubera ko hari intambara yego ubwo ni ukubera iki wumva yuko waguma nyine gukorana wenyine nyine na Congo izo za Uganda zifite nabo produit izo za TZ zifite produit yego ariko uri kunyitabaza mu gihe hahandi imiryango yifunze kubera izo ntambara sibyo yego kubera n'ibyo wenda n'ibyo byorezo biba bihari sibyo ariko kuki kubera iki wungiye utamahira uri kumva hari igihe rero nanone wenda ntabwo tuba tuzi politiki neza sibyo hari n'ibyo tuba tutazi sibyo yego ntawamenya impamvu wenda igihugu kiguma kwizirika ku icyo ngicyo kandi umunsi umwe n'ibyanga kizahita kibura aho kimenyera ubona se byagenda gute ku buryo ibihugu byose urumva nimba turi abanyamuryango tuvuge twese ibihugu byose bivuga icyongereza ni iki twakora iki cyangwa haba iki ku buryo nimba hagiye habaho ibyorezo hajyaho ibiza bitandukanye ku buryo ibyo bihugu nk'abanyamuryango bose bafatwa ku rwego rumwe ntihagire bamwe bikunda nyine cyangwa bamwe kuba nimba umubano umbwiye utameze neza hagati yawe nimba oya nyine ikintu nari nshatse kukubwira yego nuko mbibona ariko ngo ni iki kiba cyagakwiye kubaho yego hari igihe nyine n'ibyo bihugu biba byahujwe n'iyo nama ariko bitahuye ku zindi mpamvu zabo runaka ni ukuvuga ngo nta mubano wundi uretse ko twahujwe n'umuryango turimo yego urumva none se ubwo urumva hari iki kindi cyazamo nyine nta kindi none se wumva ari iki cyabaho ku buryo habaho kuba mu muryango tukaba umwe nyine ni ukuvuga ngo ni umuryango tuwuri umwe tuhuzwe urumva rwose n'ururimi rw'icyongereza ariko se ni akitivite zihabera ibibazo bihaba cyangwa inyungu zihaboneka gute twese zitatubaho ibihugu binini n'ibitoya kugira ngo nyine twese tube turi ku murongo umwe nyine tunganya ububasha cyangwa inyungu cyangwa niba hari ibibazo kugira ngo
twese bikimurirwa icyarimwe ako kanya, bitabayeho ngo bamwe kuba bari hejuru kurusha imbaraga bari hasi, abe hasi bakomeze kuguma hasi gute, bose ibyo bihugu byose byatera imbere icyarimwe nyine mwese. Urumva nyine ni inzira nyine ya diplomasi ibaho, sibyo? Ariko mu rwego ubwo nabikubwira kubera yuko umuntu aba ataba muri politike cyane, aba mu myidagaduro, hari igihe nyine nawe ibyo bintu nyine aba ari ubwiru bubitse cyane, nyine ntabwo upfa kuvuga ngo gutya na gutya. Icyo nakubwiye cyo, hari igihe abantu muba muhuriye muri iyo nama ari bahuje ariko nta kindi kintu kibahuje, akakubwira ati wowe hahira muri TZ gusa, uri kumva TZ bavuga icyongereza n'igiswahili, bavuga icyongereza, yego no muri Uganda bavuga icyongereza na Kenya, yego icyongereza. bakavuga ati kuki uhahira muri TZ gusa, uri kumva, kubera iki udahahira iwanjye, uri kumva, ugasanga bavuga ati duhuzwe n'urwo rwongereza tuvuga, uri kumva, kubera ko ari rwo nyine ariyo nama iri kuba n'icyongereza, ntago n'ibihugu nyine bigikoresha tu, nta kindi kintu kiri buduhuze, kubera ko nawe urabizi, urabizi aho ujya guhahira. Niyo mpamvu rero wenda hajyaho no kuba wenda aho nk'iyo sponsor y'izo vaccination, kumva, ugasanga wenda umuntu agwaye sponsor nkeya bitewe n'iyo ukeneye, usanga haraza n'ikibazo akavuga ati iyo mba gukorana nanjye ntuba warabonye ibintu ntuba warabonye nyine support nyine ikwiye, noneho kubera yuko nta buhahirane ugirana nanjye nta kigenda, ugasanga nta kigenda. Turimo turasoza ikiganiro twagiranye, kandi turagushimira ku kiganiro duhaye, yaba inyunganizi, yaba ibitekerezo udahwema kuduha buri munsi. Hari mu byo twaganiriye ikintu wumva ushaka kongeraho, cyangwa naba ntakubajije kandi wenda wumva ko bashaka gusangiza abakurikirana NIKAS TV show? icyo nababwira, bajye baduha inyunganizi, sibyo? bajye batubwira n'uko twabikora. Abantu benshi baba badukurikiranye, sibyo? haba hagomba no kuzaho amakontakiti, umuntu akavuga ati byari sawa ariko utaha uzabigenza uko, ikintu cyo umuntu aba yabwira abanyarwanda n'abandi bantu bose baba badukurikiye, nuko nyine it's a big deal, ni deal ya danje iba irenze n'amahirwe mu banyarwanda tuba tugize, sibyo? kubera yuko wenda haba hari bubeho amadiro, nyuma y'ayo madiro haba hariho za condition, haba hazabaho na za analysis, uri kumva, urumva hari igihe izo condition zitaba ngombwa yuko nyine hakabaho nyine condition zigoranye, n'ayo masezerano nyine ntabe yabeho. Ariko nyine urabizi, none ibintu by'igihugu gutya ntabwo ari ibiboro bihita biba ku kanya, tubyitegeho nk'ibintu byiza, ariko nyine akenshi biba bizafasha abantu nyine bo muri generasiyo nyine wenda ibizadukwiye, nibwo biba bizamera neza. Murakoze abakurikiye NIKAS TV show muri hose, dukomeza kubashimira ku buryo mudahwema gutanga support yanyu muri comment, like, subscribe. Turabashimira kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Shalom.